nimudutabare murabuje umuntu muzongere gusubira mu iteraniro ryo ku cyumweru kuko none ahangaha iteraniro ryo ku cyumweru ngo akaryo ngo kagiye gushoboka ngo abaritsimbareho bose n'abarishyizeho ngo ndaje ngiye kubona nabo igihe ni iki ngiki. Mbona barasenza abantu mu madini yo ku cyumweru yose ari abaporoso ari abagaturika n'abameto n'ADEPR, ariko Imana iza kunyereka abantu ngo bari ku wundi musozi bitaruye, noneho Imana ijwi rirambira ngo bariya n'ubwoko bwanjye bw'abadivantiste ntabwo bazigera bifatanya na biriya, ntabwo bazigera bivanga muri biriya. Reka nongere mbahe ikaze abakurikiye Umurinzi Online TV, muri kumwe na Ndagijimana Roteri, umukuru w'itorero i Nyamirambo. Ubwo duherukana twabagejejeho igice cya mbere cy'ubuhamya bw'inkuru idasanzwe yabereye mu karere ka Rwamagana mu mirenge ya Nzige na Gahengeri, aho Imana yayoboye abakristo bo mu idini ry'abametodiste kujya mu itorero ry'abadivantiste. Mu bitekerezo twakiriye, benshi batangajwe n'iyo nkuru bibaza byinshi kuri yo. Ndabahamiriza ko nanjye bwa mbere nkimara kuyumva, nanjye nabanje kuyibazaho byinshi. Niko gufata icyemezo cyo guhaguruka ntazuyaje, nkajya kuyirebera ku isoko, kandi nkanabonana n'abakorewemo n'Imana uriya murimo utangaje. Nta kindi nari ngamije uretse kubamenyesha uburyo umurimo w'Imana wo gukiza umuntu utangaje cyane muri iyi minsi yacu iheruka. Reka nkubwire ko niyo ababwiriza bahagarara ntibongere kubwiriza, radiyo n'ibindi bitangazamakuru bigaceceka, Imana ifite inzira nyinshi zirenga 1000 zo gukirizamo abana bayo. Kandi nk'uko yabivugiye mu kanwa k'umugaragu wayo Amose igice cya 3 umurongo wa 7, Imana nta kizakora itabanje guhishurira abagaragu bayo ibihishwe byayo. Uyu munsi rero twaguteguriye igice cya 2 kigizwe n'ubuhamya butangaje bw'abasengeraga muri ADEPR, bayoboraga ibyumba by'amasengesho, korari ndetse ari n'ababwirizabutumwa, ariko Imana ikaba yarabahamagariye guhunga ikimenyetso cy'inyamaswa bajya mu itorero ry'abadivantiste aho baruhuka ISABATO, bamamaza ubutumwa bwa marayika wa 3. Muri uwo muhamagaro mushya, Imana yabahaye ibimenyetso bihamya ko idini boherejemo ari iry'ukuri, ibaha n'ubutumwa bazashyira abadivantiste bwerekeranye n'imyambarire, ibatuma ku badivantiste basenga badafashije, ndetse ibabwira ko igihe kigeze ku iherezo. Nitwa Harerimana Jean Bosco, ndi umugabo ndubatse, mfite abana 6 n'umudamu umwe. Itorero nasengeragamo mbere na ADEPR, ubwo niryo torero nasengeragamo, nari umunyamasengesho nkaba n'umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Ubwo rero uburyo naje mu itorero ni uburyo Imana yampamagaye. Mbere corona itari yatera hasigaye ukwezi kumwe, nibwo nagiye kumva numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ngiye kugutuma mu badive. Ubwo rero nahise mvuga nti se mu badive koko ngiye kujyayo, hari ahantu nzahashobora? Ijwi ryaracecetse, ntabwo ryongeye kumvugisha. Corona yahise yinjiramo. Bimaze kwinjiramo, duhita tujya muri ibyo bihe byaguma mu rugo n'ibindi bibazo nyine byagiye biziraho. Noneho corona ibigenjeje maguru make. Noneho igihe bakinguye insengero, ndyamye, umudiyakoni yarayaje kutubwira ngo tujye mu materaniro. Iryo joro ijwi ry'Imana rirambwira ngo ntumujye muri ariya materaniro yo ku cyumweru. Ubwo nibwo nabajije byajwe navuganaga naryo nkise impamvu tutari bujye guterana ariya teraniro no kubera iki. Nibwo nagiye kumva numva Imana irambwiye ngo ntimujyeyo, ngo kuko ngo ariya materaniro ngo yashyizweho n'abantu yo ku cyumweru, ngo birengagiza isabato yanjye, ngo niyo mpamvu ngo ngiye kuyibavuramo muri iriya teraniro, ngo ry'imbura mumaro ryashyizweho n'abantu, ngo ngiye kubashyira ku munsi w'isabato yanjye kugira ngo muyubahe, ngo kuko abantu banjye bose mfitanye amasezerano nabo, nshaka kugira ngo ngirane nabo isezerano, ngo bose ngiye kubahuriza muri iriya torero ryanjye. Ngo iryo torero ngo rirasuzugurwa nta n'agaciro rihabwa, ariko ngo ngiwe ndakariha kuko ngiwe ndize ari ngiye waryishyiriyeho. Ngo ubwo rero niyo mpamvu ngo abankunda bose ariko bakanshakira ahantu ngo mu rujijo
ngo abo bose ngiye kubakurayo ngo mbazane muri iri torero ryanjye ngo ritazwi. Noneho nibwo nagize amatsiko nti se iryo torero ritazwi abantu basuzugura nitumara kugerayo bizagenda bite? Nibwo yambwiye ngo nimuhumure, nashyizeyo abasemuzi, nimugerayo muzakorana nabo ntabwo muzagira ikibazo. Nibwo naje kuza kuvuga nti se noneho tuvuge ngo iminsi twakoreye hariya mu cyumweru tukora imirimo yawe ntabwo iyo minsi tuzayihemberwa. Imana irambwira ngo nirengagije ubujiji bwanyu kuko namwe mwakoraga ibyo mutazi, ngo ariko igihe kirageze kugira ngo mbasobanurire, abazanga nzabahane nta kintu bitwaje. Nakomeje kugira amatsiko ndavuga nti mbese tuvuge ngo uriya munsi yo ku cyumweru ntabwo twasegana ngo bimenye, mbese ikibazo kiri ku munsi wo ku cyumweru ni ikihe kugira ngo tubimenye? Nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo itegereze urebe. Naritegereje ngiye kubona mbona ikibaho kiramanutse, mbona cyanditseho inomero 666. Ngiye kumva numva rya jwi rirambwiye ngo wabonye iki? Ndavuga nti ndareba inomero 666. Nibwo ryambwiye ngo abasenga iminsi y'abantu bashyizeho ngo ngikiri ikimenyetso kigiye kubafata, ngo ariko nanjye abanjye ndimo guhamagara ngiye kubabumbira mu itorero ryanjye mbashyireho ikimenyetso kizababera ikimenyetso cy'uburinzi mbashyizeho. Ubwo nahise numva ijwi rimbwiye ngo noneho ngo usome 13 mu Byahishuwe ngo ushire amatsiko ngo y'ibyo nkubwiye. Ubwo ngubwo nkimara kumva iryo jwi byarambwiye ngo noneho nubwo mbohereje muri ya torero ngo ariko ngo hari icyo ngiye kubohereza ngo mujye kunkorerayo ngo muzamvugire ntise ni igiki. Nagiye kubona numva ijwi yambwiye ngo itegereze nkwereke ngo icyo muzakora. Nagiye kubona mbona iteraniro ryose rije imbere yanjye. Nagiye kubona mbona mu kuboko kw'iburyo hajemo abantu b'ababyeyi mbona bakenyeye neza, bogoshe neza rwose, mbona biyubashye. Noneho rirambwira ngo noneho reba n'ibumoso, ndebyeyo mbona abantu b'abakobwa bambaye utugutiya tugeze hejuru y'amavi ku buryo twari utugutiya tugayitse. Noneho ndebye ku mitwe mbona baradefirije, mbona n'imisatsi iriya iboshye nk'ibiziriko irereta hasi hafi y'ikibuno, mbona amaherena iminwa itukura n'inzara zisize. Noneho nagiye kubona mbona harimo abagabo bapfuye amaso barebeshaga rimwe. Noneho nibwo nagiye kumva numva ijwi yambwiye ngo ngiye kugusobanurira ibyaba ari abantu, ngo bari abantu reba ngo bambaye neza, ngo bari ngo nibyo byatorero wumva ngo mfite mu ibanga ngo ritazwi. Ngo noneho ngo bari abo ku ruhande nabo ngo nubwo bari rimwe ngo ariko ngo ni icyitiriro ngo ntabwo baratunganywa. Ngo uzabambwirire rero ngo uhereye uyu munsi mukimara kumva ubu butumwa ngo mukureho imirimo yanyu mibi, ngo muyinkure imbere, ngo mukureho ubwibone bwanyu, ngo kubera ko inkoni igiye gukubita abamvogereye isabato ngo ni ngaho igiye gukubita ngo abibone. Noneho ubwo nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo uzabaha amagambo ngo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki ibice 3 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Ubwo rirakomeza rirambwira ngo kandi ngo uzabambwirire ngo nibapfukame basaba umwuka wera, ngo biya byo gusenga kirabaye, ngo bakaza ku munsi w'isabato ngo ntabwo ari byo bigiye gukiza umuntu, ngo abantu bose ngo batarimo gusengera mu mwuka ngo buzure umwuka wera ngo abaha amaso ngo y'ubugingo, ngo abo bose bagiye kugwa mu mitego ngo ya shitani. Ngo nubwo mpagurukiye gutabara itorero ngo nkarirengera, ngo ariko satani nawe hagurukiye kurirenganya. Ngo nibabe maso yo basaba imbaraga z'umwuka wera, ngo kubera ko iki gihe kigiye kunyurwamo ngo nabuzuye imbaraga z'umwuka wera. None Imana ndongera arayibaza ngo ese bariya bagabo bapfuye amaso bariya bagabo biravuga iki? Imana irambwira ngo bariya bagabo bapfuye amaso ngo ni babandi n'ubundi baza kwihisha mu itorero ariko bikagaragara nk'abakirisitu ngo kandi atari bo, ngo ni babandi bitwikira ijoro ngo bakagenda bakajya mu biyobyabwenge, ngo bakagenda bakanywa, ngo bagakorera ubusambanyi mu rwiherero, ngo ariko ku munsi w'isabato bakagaragara imbere yanjye. Ngo nibo bari abarebesha ijisho rimwe ngo batareba neza, ngo nabo mu bakwiye gusenga nabo ngo buzure umwuka wera, ngo nabo barimo ngo kuko ngo barimo kuyoborwa n'irari rya kamere yabo ibishyirarikira. Ubwo maze kubyumva nibwo yambwiye ngo uzababwire kandi ngo igihe kirageze
cyuko nje gutwara itorero ryanjye ngo uzabwire ngo ubu butumwa murimo kumva ngo ni ubutumwa buheruka ngo ubu ni uburimo gusozera. ubwo ngubwo nibwo nahise bana kubyumva, maze kubyumva ubwo Imana, ijwi ry'Imana yambwira ngo ntimuzongere gusubira hariya hantu, kuko uhereye none n'ubwo insengero zikinguye zose siko nzirimo, ngo ahubwo ngo nimutegereze umunsi nakinguye ngo hariya mu Kizibi Gahengeri, ngo aho ngaho niho ngiye gukingurira abantu banjye ngo mu itorero ry'Abadive, ngo haraye insengero ngiye gukingura, ngo ngiye gukingurira abantu banjye, ngo abo ngabo bagiye kwinjiramo, ngo abo ngabo nibo ngiye kuzatahana nabo ngo ubukwe bwanjye. ubwo ngubwo nibwo nayibaje nkise bazakingura ryari, ngo nimutegereze ngo nibakingura ntimuzabiyoberwa, ngo bizamenyekana hose. ubwo ngubwo nibwo nahise ntekereza nkise ikindi kintu ndi bwongere kuyibaza ni iki, ndajarashaza umutima, ubundi hasigaye numva ijwi yambwiye ngo nimugende mwicare kugeza igihe nzakingurira, ngo nimara gukingura ngo muzagende ngo musenge, ngo ariko murabujijwe ntimuzongere gusubira mu iteraniro ryo ku cyumweru, kuko none ahangaha ngo iteraniro ryo ku cyumweru ngo akaryo ngo kagiye gushoboka, ngo abaritsimbareho bose n'abarishyizeho ngo ndaje ngiye kubonana nabo ngo igihe ni iki ngiki. ubwo nahise rero nkanguka ngaruka mu mubiri, maze kugaruka mu mubiri nibwo nahise nkangura umufasha wanjye ndabimutekereza, maze kubimutekereza aravuga ati nta kindi atubona uguhaguruka tukajya gukorera Imana. ndamubwira nti rero ngewe nubwo wabonaga ngenda muri iriya minsi y'ibyumweru ariko ngewe isabato yansindaga, ni kuko numvise ijambo rivuga ngo uzica itegeko rimwe azaba yamaze kwica yose. ariko nareba uburyo turimo kuvogera isabato nk'abantu, mbese mu byo tuzababarirwa iriya sabato Imana izayidusonera. noneho duhita tubijyaho impaka mu buriri, nibwo yavuze ati dufate umwanzuro, kuko twarahiriye Imana ngo tuzayikorera mu byago no mu makuba, ati tugende Imana izadushyigikira, ati kandi nitugerayo gahunda zabo zizatunyura tuzafashwa. nibwo twahise dufata ingamba rero, twahise dutangira kwicara mu rugo. ubwo nibwo nagiye kumva numva ijwi ry'Imana yambwiye ngo mwitegure ngo ugiye kubakingurira. nibwo nagiye kumva numva baratubwiye bati mwitegure mu Kiziba badukinguriye. ubwo turashorera rero duhita tuzamuka, duhita tuza mu nzu y'Imana, abakozi b'Imana baratwakira. bamaze kutwakira ibintu mbese byambereye igitangaza, nabaha ngo mbese ko ndeba ari ahangaha mu isi, ubu mu ijuru bimeze gute. numva ndishimye cyane. duhita dufata ingamba kuva ubwo rero duhita twinjira mu itorero ry'Imana. ubu nta kibazo dufite, ubu turanezerewe. ni ukuvuga ngo nta rubanza dufitanye n'Imana, ubu ni ukuvuga ngo natwe twaranyuzwe. ni ukuvuga ngo umunsi wa nyuma natwe turimo kwitegura tukabyiyumvamo, natwe tukarara twumva turi mu mavuta yo kwakira isabato yacu mu bugingo bwacu. murakoze cyane. duhita tuza gutyo. ubwo Imana iduhana umugisha nuko twaje. ese mwari mumaze igihe kingana iki muri ADEPR? twabatirijwemo 2005 mu kwezi kwa mbere kuri 30. imyaka 15 yarishize. ese mwatubwiye yuko mwumvishe ijwi ry'Imana ari ryo ryabategetse kuva muri ADEPR mukajya mu Adventiste. iryo jwi ry'Imana mwabwiwe n'iki yuko ari ry'Imana? ese hari ubundi ryari risanzwe ribagenderera, mwaba mwari musanzwe mugira andi mayerekwa? ni ukuvuga ngo iryo jwi ry'Imana ntabwo ari bwo bwa mbere twari turyumva, uretse ko twabuze uburyo duhana ubuhamya cyane. nibiba ngombwa yuko baduha umwanya wo gukomeza kubaha ubuhamya, Imana yabanjije kutunyuza ku ishuri cyane. twamaze kubatizwa muri ADEPR, Imana yatubwira ngo ngiye kubakoresha, ngo kandi ntabwo nshobora kubakoresha ngo murinjije. Imana yaratubwiye ngo ngiye kubashyira ku ishuri ngo mbigishe. Imana yaratwigishije rero, yaratwigishije ku buryo yaduteje ikintu cyitwa ubukene. nubwo abantu bamwe bajya bango Satani yiteze ubukene, ariko hari uburyo Imana igikoreka kugira ngo irebe uburyo witwara mu kigeragezo uhuye nacyo, ikabanza ikagushyira mu butayu nka buriya Abisiraheli banyuzemo. twanyuze mu butayu bukomeye rero, inzara iraturya, twambara ubusa, abantu baradusuzugura, bakajya batubwira bati ubundi mwavuyemo mugahinga urumogi, n'ubundi ko ntacyo mutegereje. tuti imibereho yacu iri mu ijuru, ntabwo iri mu rumogi. twarakomeje rero turihangana. tumazemo imyaka 6 iratubwira ngo murangije amashuri abanza, ngo ngiye ngo kubaha umurimo mu nkorere. nibwo twatangiranye rero n'amayereko. ubwo tumaze muri ADEPR imyaka 6 dutangira kugira ibintu by'amayerekwa, aho turi mu rusengero aho ngaho. Imana yatangira ikajya itwereka ibyo mu itorero, mu magurupe dusengeramo,
abantu bitwara nabi igatangira ikatwereka ibyabo tukabasanga mu ngo zabo tukabahugura. Ubwo rero impano zikomeza gutyo turihangana, biragorana cyane. Noneho nibwo mu itorero byahise bihagarara, noneho imbere mu rusengero, noneho idutuma no hanze mu baturage, kagenda itubwira abantu tugomba guhagurutsa bakajya gusenga, abasenga biyoberanya bose Imana ikabadutumamo. Ubwo rero byabaye ngombwa yuko ivamo, noneho ndabahagurukije, noneho ngiye kubatuma mu itorero. Ubwo kiriya gihe higeze kubaho amavuna y'iminsi 15, hari hashize ukwezi aribwo Imana iduhaye ubwo butumwa bwo ngo muzenguruke mubwire abantu banje yuko insengero zigiye gukinga, bagiye kuzikinga. Iratubwira ngo mubabwire ngo basezerane vuba vuba, ngo kandi abaritse imirimo yanjye bayisubireho, ngo kuko ngo buri wese agiye kwifuza gukora ngo bitagishoboka. Impano rero yatangiriye aho ngaho kuva ubwo ngubwo kugezana n'ubu ngubu. Corona yatangiye, paruwasi ya Gahengeri tumaze kuyizenguruka tuyibwiriza ubutumwa. Ubwo twari tugiye gufata paruwasi ya Nzige, Corona ibigezemo. Mukiri aho ni ukuvuga ngo mwebwe mbere yuko Corona itera insengero zigafungwa, mwe mwuka yari yarabiberetse, yari yarabitweretse. Mugereranyije se mwaba mwarabyeretswe mu gihe kingana iki? Hasigaye igihe kingana iki kugira ngo insengero zibashe gufungwa? Kugira ngo hari hasigaye ukwezi kumwe. None se mugereranyije aho mwari mumaze guhabwa uwo muhamagaro wo kuva mu idini mwari murimo mukaza mu Badivantiste, haba hari abo musengana mwabibwiye kugira ngo tuzi? Yego, mbere yuko muzi. Nagiye kugenda, twagiye kuza, twagiye mu banyamasengesho twasenganaga, turabibamenyesha tuti Imana igiye kutwimura. Tumaze kuzenguruka mu banyamasengesho, nibwo hari hasigaye icyumweru, nibwo nabwiye umufasha wanjye nti nta kuntu nahaguruka mu itorero ntabibabwiye, nti kubera yuko nakoze umurimo banyemereye bampa umurongo ngenderaho icyo cyemezo. Noneho maze kubipanga ubwo ndi bujye yo ku cyumweru, nibwo Imana yambwiye ngo nakubujije gusubira muri iriya teraniro, ngo nta nubwo ari n'abantu baguhamagaye, ngo ninjye waguhamagaye, ngo genda, ngo kuko ngo ufashe isuka ntareba inyuma, ngo akomeza ngo ugenda akagenda. Ubwo rero nari napanze kuvuga ngo ndajya kubibwira abayobozi banyoboraga mu itorero, ariko Imana irambwira ngo wisubirayo, ngo kuko ngo yewe narangije kugusezerera, ngo nta muhinzi ufashe isuka ureba inyuma. Ubwo rero nahise mbihagarika, kuko Imana yari imbimbujije ngo isezera ku bantu ninjye waguhamagaye. Nakora abanyamasengesho twasenganaga nari nabibamenyesheje, Imana yanyimuye, inti ntabwo muzongera kumbona muri ADEPR, inti twagiye mu itorero ry'Abadivi. Mwatubwiye yuko mwayoboraga ibyerekeranye n'amasengesho, ese nk'abo banyamasengesho mwakoranaga bageraga muri bangahe? Bageraga muri 24. Yego, ni amahirwe rero kuko turi kumwe n'umufasha wawe. Reka umufasha wawe nawe atubwire nuko uwo muhamagaro yawakiriye. Yego, murakoze. Amazina nitwa Nyirakamana Anwarita, nkaba ndi umubyeyi w'abana 6, mfite umutware umwe. Ubwo nkaba nasengeraga mu itorero rya ADEPR PANTEKOTE. Mwageze mute mu itorero ry'Abadivantiste? Kugira ngo tugere mu itorero ry'Abadivantiste ntabwo ari twe twihagurikije ku giti cyacu, twaje tuyobowe n'umwuka w'Imana. Ubwo umwuka w'Imana yaje kudusanga, atwemeza ko dukwiriye kuza guteranira mu itorero ry'Abadivantiste umunsi wa 7. Umutware wawe amaze kudubuhamya uburyo umwuka w'Imana yagiye abasanga kenshi akabibabwira. Ese ibyo umutware yatubwiye koko nibyo nawe urabihamya? Icyo yababwiye ni ukuri. Byagenze gute? Twebwe Imana yagiye dusanga mu yerekwa, akenshi yagiye dusanga mu nijoro, cyangwa se ikadusanga turi muri groupe dusengeramo. Twari dufite groupe twasengeragamo. Ubwo Imana ikajya igenda itwiyereka, idusanga, dutangira kubona ko dukwiriye kumenya ukuri. Imana igenda itwigisha iby'itorero rya Abadivantiste umunsi wa 7. Turangije turareba turavuga tuti koko ibintu birakwiriye, reka tujye twumvire umwuka w'Imana, kumva icyo Imana itubwira. Nuko byatugendekeye. Ese hari ibicantege mwaba mwarahuye mu nzira byagiye bibabuza gushyira iby'Imana ibabwiye mu bikorwa? Na n'ubu birakomeje. Hari incamake mwaduha y'ibigeragezo mwagiye muhangana nabyo? Guhangana nabyo birumvikana, kuko kuva mu itorero biragoye. Ni ukuvuga ngo kugenda kwacu ntabwo abantu bigeze babyishimira, kuko twakoraga umurimo mu itorero
bigaragara ko dukomeye dufite imirimo myinshi turimo. Abantu benshi bakibaza bati se bari abantu ko bari abanyamwuka w'Imana, bari abahanuzi, ndetse bakavuga bati se bari abantu ko bavuganaga n'Imana tubizi neza, ese iyo Mana izongera ivugane nabo? Ese bari abantu bako batabyumva batanabikozwa bizashoboka? Kandi na n'uyu munsi ubu n'ubugamba turimo guhangana nabo. Ese ubu mwaba mumaze kumara igihe kingana iki mu itorero ry'Abadiventiste? Tugiye kumaramo amezi 2. Muracyasenga se? Mwuka Wera aracyabagenderera? Turakomeje cyane, kandi n'ubundi arakomeje kudusanga. Abereka ko mutayobye? Twemeza neza yuko inzira ari iyo, kandi turakomeje urugendo. Ni iki mwabonye itorero ry'Abadiventiste ryaba riruta andi matorero, ari nacyo wenda sahari mwuka wa yaba yarababwiraga? Ikintu gikomeye cyane yatwemeje nuko cyane cyane umwuka w'Imana agiye atwereka, duhishurirwa Bibiliya, duhishurirwa ikintu cyitwa gusoma, kwinjira mu ijambo ry'Imana bihagije. Imana ikagitubwira ati nimugende mu basange, mwinjire mu ijambo, mumenye ijambo iryo ari ryo, mumenye ibyo mwiga ibyo ari byo, musobanukirwe n'ijambo ryanjye. Nuko umwuka w'Imana yagiye atuyobora. Mwaba mwarabonye itorero ry'Abadiventiste ari iki ritandukaniyeho na ADEPR mwabarizwagamo? Itandukaniro twabonye itandukaniro ryaho ukuntu ari ryiza n'andi matorero, kuko cyane cyane ikintu gishimishije cyatunejeje ni ugusoma Bibiliya, bakinjira mu ijambo rwose bakayivuga bivuye imuzi, nta badakebakeba, bakavuga mbese nta gitabo na kimwe bahishahishe rwose. Kuko hari ibitabo bimwe tutari dusobanukiye, nk'igitabo cy'Ibyahishuwe Yohana n'igitabo cya Daniel, kuko ibyo bitabo ntabwo twari dufite inyota yo kubimenya, ariko tugezeyo tubona ibyo bitabo bigiye ku karubanda, turabibonye. Kandi ikindi cyadushimishije, kuko hari ishuri ryo ku cyumweru ryo ku ISABATO, ku ishuri birumvikana ntabwo mwari mwamara kumenyera kuvuga ku ISABATO cyangwa se ku cyumweru. Yego, ubwo ni ishuri ryo ku ISABATO mu Badiventiste. Iryo shuri ryaratunejeje cyane, kuko byaradushimishije, kuko muri iryo shuri ikintu cyadushimishije, hari igihe kigeramo umwigisha akigisha, yarangiza akavuga ati ndashaka ko umuntu udafite ahantu atumvishije agomba kubaza. Icyo gihe abatumvishije, umuntu icyo atumvishije arakibaza agataha anyuzwe. Ibyo rero nabyo ni bimwe mu byadushimishije. Ese nk'umubyeyi wari ufite abo mwasenganaga muri ADEPR, abo mwabanaga mu murimo w'ivugabutumwa ndetse no mu byumba by'amasengesho, ni ubuhe butumwa wabagezaho ku myizerere mishya wungutse? N'iki wabararikira? Ikintu nabararikira ni uko bakumvira umuhamagaro w'Imana, ijwi ry'Imana ryabageraho, ntibinangire umutima, bagahaguruka bakaza tugafatanya umurimo w'Imana. Ese hari icyaba kibatse ku mutima mwaba mwumva musigaje mutavuze? Gusa ndagira ngo mbwire abantu, kubera yuko urusaku rubaye rwinshi mu bantu, urusaku rubaye rwinshi, barimo kuvuga bati ibintu ntabwo tubyakira, n'abadayimoni ni Satani yahagurutse, ntabwo Imana yakohereza abantu ku munsi w'Isabato ngo bajye kuyisenga, kandi Imana yarasizeho icyumweru cy'umugisha. Ariko ikintu nababwira cyo ni ukugira ngo bahaguruke. Gusa ikintu Imana yabashije kutubwira, yatubwiye ngo tuzabaza abantu ngo mbese umwubatsi aramutse afite inzu ye ishaje, cyangwa se inzu ye ikagira ikibazo, akazana abafundi, akamena imicanga, akamena amabuye, akaza kubaka inzu ye, ngo mbese umuntu hari uwamuhagarara hejuru? Irongera iratubwira ngo mbese muzabambarize, ngo mbese nawe ajya kuva muri kiriya gihugu Aburahamu, Loti ava mu Isodomu, mu gihugu cy'Isodomu. Ese byagenze gute muri uriya murwa w'Isodomu? Ese ngo uzabambarize ngo ikintu cyamukuyeyo mwamenye, uburyo yavuyeyo mwamenye ibyo ari byo. Ubwo rero ni byinshi twabashije kubwirwa, ariko ngo tuzababaze ayo magambo cyangwa se ubwo butumwa twahawe, ngo icyo gihe ni ukuvuga ngo bazabaza Imana izababwira. Ese mama, mbere yuko muhaguruka hari ikimenyetso simusiga Imana yabahaye kibemeza yuko koko ibyo yababwiraga ari ukuri? Ibimenyetso birahari,
ntabwo ikimenyetso ari kimwe, ni ibimenyetso byinshi twagiye tubona. Twabonye ibimenyetso byinshi cyane bifatika, kandi kugeza na n'uyu munsi birakomeje. Yaratubwiye ngo ndabatumye, ngo kandi ubwo mpamagaye ntabwo ari mwe mpamagaye mwenyine, mwe mu matorero ubwo twasengaga Imana yatubwiraga ati itorero ryanjye riri ahantu mu ibanga, ikatubwira ngo ni agatorero gato cyane ngo k'insuzugurwa, ngo abantu ntibakazi, nta nyubako nziza kagira, yewe nta n'ubwiza gafite, ariko ngo karasuzugurwa, tugashaka ko ariko kakatuyobera. Ariko Imana nibwaje kuduhishurira ati ni itorero ryanjye ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, ndabahagurukije mugende mumvugire. Nibwo nagiye kubona mbona indege nini, mbona iraje cyane, iraje havamo umuntu w'umuzungu mwiza cyane. Arangije aratubwira ati nje kubajyana n'umuryango wanyu, ndetse ngo ndabahamagaye, ariko si mwebwe, si umuryango wanyu mwenyine, kuko ndakomeje ndahamagaye. Indege yaraje iradupakira, idushyiramo. Imaze kudushyiramo, wa muntu wari utujyanye aratubwira ngo tutisi tujyanye hehe, ati ngaho ni mu bizobere cyangwa mbajyanye. Twagiye twisanga atujyanye ngo mu gihugu cy'Abadivantisite. Tubona niho tugeze, nibwo twavuze tutise ibyaho tuzabishoboza iki, ururimi rwaho tuzashoboza iki. Twabonaga ari ibintu bitoroshye. Iratubwira ngo nimuhumure kuko nkomeje guhamagara, kandi ubwo nkomeje guhamagara abantu banjye ntacyo bazaba, abankorera by'ukuri bose mbahetse ku mugongo wanjye. Nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ndahagurutse, ngo kandi nubwo mpagurutse ngo ngiye kubigisha, ngo muhaguruke mugende abo mpamagaye bwose, ngo muvuge ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ndibaza ni se marayika wa gatatu, marayika wa gatatu bishatse kuvuga iki? Nibwo twakomeje tugenda dusoma igitabo cy'Ibyahishuwe. Imana ikomeza itwereka ariya magambo yo mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13. Turasoma cyane, ubwo ababyumva namwe muzakomeza mwisomeremo muharebe. Nibwo ijwi ry'Imana ryakomeje riransanga, irambwira ngo murebe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 n'umurongo wa 2, havuga ku isabato n'ukuntu Imana yaremye ibintu byose, ariko nayo ubwayo ikaruhuka, ikeza isabato, ikayiha n'umugisha. Icyo nakongeraho gake, nkimara kugera mu itorero ry'Imana nahise mpura n'intambara nyinshi. Abo twabanaga muri iryo dini bakajya baza bambwira ngo warayobye, garuka n'iki cyabuze, mbese ugasanga byabateye ikibazo cyane. Hagize ntuwabasha kugira ngo atwumve. Nashishikariza abantu bose yuko bagomba guhaguruka bakaza tugakorera Imana, kuko iki ni igihe cyo guhitamo, ntabwo ari igihe cyo kugendera ku mabwire y'abantu. Reka bahaguruke baze dukorera Imana tugendera ku byanditswe byera, kuko ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese asame amagara ye, ntabwo ari igihe cyo kugendera ku muntu runaka. Aho kugira ngo bajye baza kumbwira ngo ni ingaruke, ahubwo bajye baza bambaza inzira nanyuzemo, ahubwo mbazana imbereke inzira nanyuzemo, nabo baze kwibonera amahoro mu nzu y'Imana. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Ubwo ikintu numva nashishikariza nk'abategarugori cyangwa se abadamu bari kumwe n'abatware babo, ikintu numva nabashishikariza, akenshi ubu tuvugana Imana itangiye kugenda ica ku rugo rw'abantu bubatse. Ibi bintu ntabwo ari ibyacu gusa, Imana irimo irahamagara nubwo batari bahaguruka. Ariko ndagira ngo mbwire abantu b'ababyeyi babereye abagabo cyangwa se abatware babo inzitizi, kuko birakabije cyane. Abagabo baragira ngo barahagurutse, abagore bakababuza kugenda. Ubwo rero iyi minsi ntabwo ari iyo gukina, ntabwo ari iminsi, ntabwo ari igikinisho. Imana ntabwo ari igikinisho. Ni ukuvuga ngo bakwiriye guhaguruka bivuye inyuma, bakunganira abatware babo, kugira ngo Imana itange amahoro mu rugo rwabo, kandi ntigiza kubareba isanga ari umuryango wuzuye ukorera Imana. Numva nta kindi kintu numva narenzaho kindi, gusa bahaguruke bo kubera abatware babo inzitizi, Imana igira ikikorera urugo rwabo.
nk'uko tumaze kubibona mwiyerekwa uyu muryango wahawe ntabwo ari bo bonyine barihawe, ahubwo barihawe n'umuturanyi wabo nawe yararibonye. Reka nawe atwibwire, atubwire n'ubuhamya bwe. Akoze nitwa Nyirabagisha Felicita, ntuye muri uyu murenge wa Gahengeri mu kagari ka Kibare, umudugudu wa Kabuye. Ubusanzwe nakoreraga umurimo w'Imana muri ADEPR ya Kibare, ndi umuririmbyi, ndi n'umunyamasengesho. Ubwo rero igihe cyarageze, korona iragera, ariko twaragiye tubibwirwa dusenga ko igihe kigiye kugera ngo umuntu agatungwa nayo yasenze ngo niduhunike, igihe kigiye kugera ngo gusenga ntibishoboke ngo umuntu agatungwa nayo yasenze, Imana ikajya ibitubwira. Ubwo rero korona imaze kugera, biba ngombwa ko umuntu ajya ateranira mu rugo, kuko guteranira mu rusengero ntibyari bigikunze. Mama, ukiri aho ngaho, Imana yabibabwiraga iti? Wasobanurira gute umuntu wumva iki kiganiro atazi uburyo Imana ivugana n'abantu? Ni gute Imana yabibabwiye? Ubusanzwe turasenga, iyo tumaze kwiyuzuza n'Imana turasenga, ubuhanuzi bukamanuka, noneho Imana ikavugana natwe ikatubwira ibigiye kubaho. Nuko bimeze ikoresheje umuntu runaka. Ibyo yabibabwiraga hasigaye igihe kingana iki kugira ngo korona ibi? Hari harabura nk'amezi wenda nk'atatu, kuko twari tubibwiwe igihe kinini. Nuko rero igihe kigeze korona iratera. Korona imaze kuza rero biba ngombwa ko tuguma mu ngo, umuntu akajya asengera iwe. Twakomeje gusenga gutyo rero, uko ngenda nakomeje gusenga ku giti cyanjye, kuko kugira aho duhurira ntibyari byishoboka. Noneho igihe kiza kugera, ijwi ry'Imana riransanga rirambwira ngo muri ADEPR ntabwo uzasubirayo. Ubwo rero igihe cyarageze barakingura, kubera iryo jwi ryambwiye ko ntazasubirayo, n'ubundi sinasubiyeyo. Nuko ubwo bibaho nkomeza kujya nsengera mu rugo. Noneho ngeze aho ndavuga ntese wa ukiri aho, ese ijwi ry'Imana ryakubwiye ngo ntuzasubira muri ADEPR ryari bikubwiye gute? Wari uri hehe? Byagusanze he? Nari mu rugo iwanjye, rinsanga mwiyerekwa rya nijoro, ijwi rirambwira ngo hari ahantu ntabwo uzasubira guteranirayo, ikanyereka ntasubirayo, ikanabimbwira no mu ijwi ngo ntabwo uzasubira guteranira muri ADEPR. Igihe kigeze barabakingurira, sinajyayo kuko nabibujijwe. Barongera barakinga, bongera kubakingurira bwa kabiri, nabwo sinajyayo. Ariko hagati aho ngaho Imana ikajya ikanganiriza, iza kumpa amagambo ari muri Yesaya 52 umurongo wa 11 n'uwa 12, uvuga ngo nimugende ngo nimusohokemo, nimusohoke muri Babuloni hagati, ngo ntimugire ikintu mukoraho cyose gihumanye, ngo kandi yemwe bantu bahetse iby'Uwiteka murage mwiyeze. Ayo magambo ni kwavuga. Irongera ijambo riri mu Byahishuwe 18, ijambo rivuga ngo bwoko bwanjye nimusohokemo, ngo mudafatanya n'ibyaha byawo, mugahabwa no ku byago byawo. Noneho nsigara nibaza, iyo Babuloni ndasohokamo ko buriya nasengeraga hariya hantu, niko nabazaga Imana, wari waranjyanye ubizi neza ko ari muri Babuloni, kandi ari we wampamagaye ngo ningende nkore y'umurimo. Ngumya kugira icyo kibazo, ariko ndatuza ndaceceka. Hashize iminsi Imana iza kunjyana mwiyerekwa, inyereka ikintu cyitwa impuzamadini. Ngiye kubona mbona abantu basenga ku cyumweru bose babahuje mu idini rimwe, ngo nibajye basengera hamwe kandi basenga ibintu bimwe. Nuko ngo barasenga, mbona barasenza abantu bo madini yo ku cyumweru yose ari abaporoso, ari abagaturika, n'abameto, n'ADEPR. Ariko Imana iza kunyereka abantu ngo bari ku wundi musozi bitaruye. Noneho Imana ijwi rirambwira ngo bariya n'ubwoko bwanjye bw'abadivantiste ntabwo bazigera bifatanya na biriya, ntabwo bazigera bivanga muri biriya. Ndabyitegereza. Ibyo birangiye mbona haje amashyirahamwe, ngo abantu nibajye mu mashyirahamwe ku itegeko, n'ubundi mbona bayagiyemo babantu basenga ku cyumweru bose. None irongera inyereka bwa bwoko bw'abadivantiste ngo bwitaruye batajya muri ibyo. Nuko ubwo ndabyitegereza, nkomeza gusenga. Igihe kiza kugera, Imana irakomeza ibana nanjye, ariko ngezeho ndavuga nti none se wa Mana we. Ariko hagati aho ngaho ijwi ryaransanze rirambwira ngo ihatire gusoma ubuhanuzi bwa Daniel, wihatire gusoma n'Ibyahishuwe. Ngasoma ariko sinsobanukirwe neza, ariko muri nge nkumva ibyo ndi gukuramo bitandukanye n'ahantu nasengeraga. Mpamagara musaza wanjye, ubundi abo tuvukana n'abadivantiste, ndamubaza nti ko ijwi ry'Imana ryambujije gusubira muri ADEPR, abandi gusoma ubuhanuzi mpatigwa gusoma, nkumvamo inyamaswa, nkumvamo ibintu, nkumva birancanze, bimeze bite? Arabinsobanurira muri make kuri telefone, arangije arambwira ati ubundi uracyakora iki muri ADEPR? Ndamubwira nti ntegereje ijwi ry'Uwiteka.
ubwo rero byagenze gutyo igihe kiza kugera Uwiteka akajya akomeza kubana nanjye noneho nkajya ngenda nkumva indirimbo ivuga ngo tuzanira amahoro sabato nziza. Iyo ndirimbo igakunda kuza mu matwi yanjye nkumva umuntu ayiririmba. None igihe kiza kugera avuga nti rero Mana reka ibi bintu bye kuguma kuba mu migani no mu marenga, sobanurira neza itorero ugiye kunyoherezamo. Dore muri ADEPR sinkiriyo kandi uziko nakoraga umurimo, none dore ndicaye sobanurira itorero ushaka kuntumamo gukoramo umurimo. Mbivuga ari nk'uyu munsi ku manywa, igeze nijoro njya mwiyerekwa, Imana iranzana ngiye kubona mbona impagaritse ahangaha kuri iyi nzira, kuri uyu muhanda ugana hano ku rusengero, impagarika inyerekeje urusengero neza. Nsoma ijambo rivuga ngo abadivantisite, maze kurisoma ibirongeye injyanyeho gatirangaruye, inyereka urugi rureba hano mu muhanda n'ubundi rukinguye, irongera iranjyanye. Noneho mbona ndambaye ndaje nje gusenga, ngeze no mu muhanda mbona n'ubundi mpasanze bariya abantu n'ubundi Imana yahamagaye tuza gusenga. Ubwo nuko naje, nuko Imana yankuye muri ADEPR, nta muntu yigeze ituma yaranyisangiye, nuko Imana yankuye muri ADEPR, nuko nza gukora umurimo wayo. Ntangira gusobanukirwa neza iby'isabato, ntangira gusobanukirwa ko twicaga n'ubundi amategeko y'Imana. Ubwo rero nuko nguko nkaba nshima Imana ko yantaruye ikamenyesha ukuri kw'ijambo ryayo. Ubu nanjye nkaba naraje gufatanya n'ubwoko bw'Imana urugendo rugana mu ijuru. Urakoze cyane. Ese ubwo Imana yamaraga kukwereka iki kintu, nta mu ijambo ry'Imana bakoresha ijambo ryitwa ngo gutera imigeri ku mihunda, ntago waba warabigize ngo ubashe kuba wakwanga kujyayo ube wasaba ibimenyetso? Kuko iyo turebye muri Bibiliya tubona n'abahanuzi barakaga ibimenyetso. Ese ibimenyetso simusiga Imana yaba yaraguhaye ni ibihe, cyangwa se kunangira waba waragize ni ukuhe? Murakoze. Maze kubwirwa ibyo byose narashidikanyije n'Imana ndayirushya, ndavuga ngo dore wanjyanye muri ADEPR, nakoze y'umurimo naravunitse ntanga amaboko yanjye nubaka urusengero ngura ibyuma, none urahanyimuye ibyuma batabicuranze ngo nkomeze ndirimbe, n'urusengero naruhiye nkomeze ndusengeremo. Ariko ibyo nkabivuga ari Imana nivovotera, Imana iranyihura kuko ibyo ntiyabihaga agaciro. Nkomeza kwihagararaho. Igihe kiza kugera irambwira ari kuwa nyuma ngo ejo uzaruhuke isabato ntuzasubire mu mirimo. Bukeye numva iryo jwi sindihaye agaciro, ndangije ndavuga ngo reka nigire mu mirimo. Ngeze mu mirimo yanjye mfatwa n'ubwoba bwinshi cyane, nkora numva nta mutekano mfite. Ngeze aho ndataha. Maze gutaha rero ubwo hasibiyeho ijoro rimwe, nk'ejo nibwo nagiye kumva ndyamye maze gusinzira, ngiye kumva numva ihoni rivugiye mu nzu rirarangurura cyane, ihoni rintera ubwoba, mfatwa n'ubwoba bwinshi sinongera no gusinzira. Ndangije ndavuga nti nijwi ry'Imana nakomeje kuninira kuko yamvugishije kenshi inyereka ko ngomba kuruhuka ku isabato. Nubirihoni nicyo gitumye byongera kuvugira muri iyi nzu. Noneho ndavuga nti Mana mbabarira, noneho sinzongera gukerenza ijwi ryawe ku isabato, nta kintu nzongera gukora, nzatangira ngende uhuka ntegereza igihe bazakingurira. Ubwo nuko nguko naho ubundi Imana byo nabanje kuyirushya, ntago nayisabye ibimenyetso kuko nzi ko nyisabye ibimenyetso yamana ikimenyetso kibi, ndetse ko nakomeje kwihagararaho nyine vuga ngo mpani ibi ni ibiki, ko bazavuga ko ndi kujarajara mu madini bakanseka bakavuga byinshi. Ariko iby'Imana ibyo ngibyo ntibiha agaciro, ikishaka nuko abantu babona ubugingo buhoraho. Ese uwakumva ubuhamya bwawe akumva uvuga ko wumvishe ihoni rivugira mu nzu, ese ihoni kuba ryavuga ntiwaba utuye iruhande rw'umuhanda ku buryo byaba ari ibisanzwe ko ihoni ry'imodoka rivuga rikumvikanira mu nzu yawe? Umuhanda ndawegereye ariko ntabwo imodoka zijya zihagenda nijoro, n'umuhanda wo mu giturage. Iryo honi ryavugiye mu nzu rihagaze, numva riri mu cyumba ndimo rirarangurura cyane, ririntera ubwoba, rimbuza no gusinzira. Mpita nkangukira hejuru ngira ubwoba, numva ko ari kagasuzuguro nasuzuguye ijwi ry'Uwiteka, kubera ko yambwiye ngo ngende nduhuke ku isabato sinongere gukora imirimo, nkayisuzugura nkajya mu mirimo. Ntabwo rero ryari ihoni ry'imodoka kuko nateze amatwi ngo numve ko inahinda, numva ntayo, ahubwo numva n'Uwiteka uri kunkangura kuko yumvaga ndimo kumurushya, naranangiye n'umutima nanga kumvira ijwi rye. Twagusanze mu rusengero rw'Abadiventiste, watangiye kwinjiramo uburasenga. Ese umazemo igihe kingana iki? Nurangiza uratubwira n'itandukaniro waba warabonyemo ugereranyije naho wasengeraga mbere. Murakoze. Mu Badiventiste aho bafungurira urusengero
iyi sabato duteranye ni iya kane, uretse ko iyo ubushize nari ndwaye sinabashije kuza, ariko noneho ndumva iyi sabato duteranye ari iya kane, uretse ko na mbere yaho batarakingura nyine twaruhukiraga mu ngo, ubwo nuko bimeze. Ubwo rero maze kugeramo namaze kuhagera, itandukaniro nabonye ni ahantu hatuje, ni abantu batuje rwose, uko bahasebyaga bavuga ngo baririmba bahagaze nk'ibiti, ibyo bakahasebya ngo ntibemere umwuka, nasanze ibyo byose ari ukubeshya. Ni ahantu hatuje, narahageze numva umutima wanjye uranezerewe, noneho numva ko ari abantu bagendera mu mategeko y'Imana, mbona ni abantu batuje, numva ndanezerewe, numva bitandukanye nuko abantu babivugaga bahasebya. Mbona ni ahantu hatuje, mbona abantu baho ndabishimiye, mbona bafite urukundo, mbona baratuje nta kibazo, nuko nabibonye. Nubuhe butumwa waha abandi mwasenganaga muri ADEPR baba bazi ko bakora umurimo w'Imana? Ubutumwa nabaha n'ubu natangiye kubaha, abo mbashije kubonana nabo mbabwira yuko bagomba gukurikiza amategeko y'Imana kuko twari twarayobye. Nibwo butumwa ngenda mbaha, babwira ko nanjye Imana yamenyesheje ukuri, ntakiri kumwe nabo, ahubwo nabo bagomba kumenya ukuri, nabo bakubahiriza amategeko y'Imana. Nkabibabwira bamwe nkumva ntibabiha agaciro, ariko nzi yuko Imana hari ikizakora. Murakoze. Nk'uko twabibabwiye, uyu munsi twasengeye ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Gahengeri, aho twasanze pasiteri uyobora iryo torero, akaba ari n'umuyobozi w'intara ya Murehe. Ni itorero rinini ryagize amahirwe yo kubona abizera benshi baje bizanye ari Mwuka Wera ubayoboye mu iyerekwa bagize. Reka pasiteri atubwire n'ibyiyumvo bagize bakira ababizera. Twarishimye cyane nka pastor mushya w'ababizera bashyashya, twiriwe twishimana nabo mu rusengero rw'Abadiventiste wa karindwi rya Gahengeri hano mu ntara ya Murehe. Nyamara kumva iyo nkuru ntabwo nicaye, narahagurutse mbibwira abakuru b'amatorero, ndetse tugafata n'ingamba zo kugira ngo tujye kubareba aho bari mu ngo zabo, kuko yari inkuru idasanzwe iri gusohoza ubuhanuzi ko ngo hirya no hino mu matorero hari intama z'Imana zihari, kandi igihe kizagera zize mu itorero ry'ukuri. Icyo kintu cyaranshimishije nka pasitoro, kandi mu bwo buryo twabegereye cyane, tugenda tubafasha ndetse tubereka amahame y'itorero uko ateye. Mu gihe tugitegereje umubatizo wabo, turi gusenga cyane ngo uzabe vuba aha, ariko n'ubundi mu bigaragara ni umubatizo w'amazi bashigaje, uwo mwuka wo ndabona bawufite. Akaba ariyo mpamvu rero nubwo dutegereje icyo gikorwa kugira ngo babatize mu mazi menshi, bigaragara ko bafashe intambwe yo kutazasubira inyuma, kandi nkabasaba Imana kugira ngo ifungure n'iyo nzira y'umubatizo mu mazi menshi, kugira ngo baze koko badufashe umurimo, kuko bigaragara ko ibyo kudufasha babifite. Nkabasaba Imana kugira ngo Yesu Kristo akomeze abakomereze mu buntu bwayo, umutekano mvajuru urinde ingo zabo, bityo n'itorero rya Gahengeri barimo igihe kizagere impanda ivuze, tuzagurukane iki kirere dusanganiye umwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye i Karuvari ku musaraba. Reka tubashimire uburyo mwakurikiye ubuhamya. Mwiyumviye uburyo imirimo y'Imana itangaje, kandi ko inzira yose yageza umwana w'umuntu ku gakiza yaringanijwe. Ukimara kumva uku kurarika kwa Mwuka w'Imana, ntubifate nk'ibisanzwe. Wirinde gutsimbarara, kandi usabe Mwuka Wera akumurikire kugira ngo unyure mu nzira Imana ishaka, maze igihe uhamagawe ujye usubiza uti ndi hano Mwami ntuma, nzajya aho unshakira hose. Tubashimira ibitekerezo mutugezaho. Mu gihe mwaba mufite ubuhamya cyangwa se indi nkuru yagirira akamaro abandi, mwatugeraho munyuze kuri telefoni 0788731630. Uwiteka abaha umugisha. Dusenge. Turagushimira Mana yacu kuko ushobora byose. Turagushimira urukundo rwawe rutangaje wakunze umuntu. Turagushimira uburyo wita kuri buri wese nk'aho ari uri ku isi wenyine. Turagushimira ijambo ryawe wandikishije ngo rituyobore. Turagusabye cyane ngo mu gihe nk'iki twe gushaka kuyoborwa n'intekerezo zacu, ahubwo twemerere Mwuka Wera abari utuyobora.
ndagusabye cyane ngo umuntu wese wateze amatwi ubu buhamya azagira umwete wo guharanira kujya mu ruhande rwawe. Ubwo turi muri iki gihe dusohorewemo n'ubuhanuzi, uturinde kwirengagiza ijambo ryawe, ahubwo tukimara kumva umuburo duhungire kuri wowe, kandi ubwo uzaba ugarutse uzasange tukwiteguye maze tuzijyanire iwawe mu ijuru. Ibyo nibyo nisabira, kandi nsabira buri wese wateze amatwi iki kiganiro, mu izina rya Yesu, amen.